na perezida wa ruda k'abantu bakimukwa kabura irengero inde wakimutse imana tutayibona. Ikindi ko muvuga ko imana ariyo yaremye byose iki n'ijuru yaba yaragiye he? Ndashaka kumenya. Nibyo koko mwana muto, uri akaruda gato katarafata irangamuntu. Ikibazo cyawe ubajije gifite ishingiro kuri byose. Koko Imana niyo yaremye isi n'ijuru n'amajuru n'ibiriho byose n'ibirimo byose. Kuva yabirema yaremye n'umuntu, imaze kurema ibindi byose. Ubwo umuntu yaremye ni Adamu, imukuramo urubavu rumwe mu mbavu ze, irema Eva, hanyuma ibatereka muri Edeni, ubusitani bwiza cyane. Niho bavuye. Imana yagiye mu mirimo yayo isanzwe n'idasanzwe, bavaho baracumura, bakora icyaha ndengakamere, icyaha kizarya inyomeko abazakomoka kuri Adamu na Eva. Ibintu rero bikaba ari uko bimeze kuva igicumuro cya Adamu na Eva cyabaho ku isi. Imana yafashe umwanzuro, icyemezo ntakuka. Satani n'ubushukanyi n'ibindi byose niho byahereye. Niwe washutse Adamu na Eva, barya imbuto yari yarabujijwe. Imana yarabihanangirije ngo ntibazarye kuri iyo mbuto. Bo barangije barenga ku kizira, bararengera, baragikora, bakora amahano, bakora icyaha. Icyo cyaha nicyo cyavuyeho inkomoko y'umubabaro, umuruho n'ihangayika y'umwana w'umuntu, n'amashami y'akarengane, aka na kariya, n'akarengane k'ibihekane utakirengagije. Kuva icyo gihe Imana yahisemo kwigira mu ijuru, yibera iyo, ariko ikajya itugenzura yibereye iyo, yo ikatubona ariko twe ntituyibone. Satani nawe umushukanyi ntiyigeze yongera gusubira mu ijuru, yigumira hano ku isi, yibera ku isi hano, akomeza kwishukira abantu no kubata mu bibazo bikurikira. Abantu bagize umujinya, inzika n'ubugome ndengakamere, ishari ugasanga riruta ishaka. Ntibagiriranira ishaka, bagirira bagenzi babo ishari. Ntibagira ishaka, bagira ishari. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane batangiye kwiha kuvumbura no kuvumbukana. Bavumbura ntibavumbura ibyiza bifitiye bose umumaro, bakavumbura ibyagirira bamwe umumaro, bakigwizaho ibyabagirira umumaro, abandi bakabibahezaho. Bashinga ubutegetsi bukandamiza, buhohotera, bwica urubozo, bubaka amagereza, bagafunga, bafungana, bakubitana, bicana, bashimuta bagenzi babo. Abanyantege bagahohotera abatagira intege, abakomeye bagahohotera abadakomeye, abakuze bagahohotera abakiri bato, abakiri bato bakomeye cyane bagahohotera abakuze, abasaza n'abakecuru.
nabo ubwabo bakagira imirwano, bakarwana intambara hirya hino z'urudaca zihoraho zamaze abantu ku isi hose, nuko zitera imbere n'umurindi wa Satani. Ariko Satani yakumva umurindi w'Uwiteka agatitira. Noneho niyo mpamvu abantu babona agahenge, bagakora bakishima bagaseka, ariko byose ugasanga ari iby'agateganyo. Ariko Imana niyo idukubitiramo imiyaga igatushiriramo netiwaka tukaramuka, naho nta wundi dukesha kuramuka, nta wundi dukesha kuramba. Ugasanga bamwe bararamba nk'umusoro, abandi ntibamara kabiri badapfuye batavuye kuri iyi si. Hari abapfa bakiri impinja, hari inda zivamo nazo, hari abapfa bagejeje imyaka yo gufata irangamuntu, n'abari munsi yaho, n'abafashe irangamuntu, ingimbi, abangavu, birumvikana, abari n'abategarugori, abasore n'abasaza n'ibikwerere n'abakecuru, bose birumvikana, bose bararenganye kandi bagirirwa nabi, bakakorerwa ubugizi bwa nabi butandukanye. Ubuyoboye umukuru w'ubugizi bwa nabi, ingorane, akaga, amagorwa, agahinda karenze kwemera, ni nayo nkomoko y'ubucakara bwa muntu. Umuntu arahohoterwa, aracyakazwa, niyo nkomoko y'amagereza, niyo nkomoko y'amapingo, niyo nkomoko y'ubuhotozi, niyo nkomoko yo gufatwa no gufungwa binyuranyije n'amategeko, niyo nkomoko y'inzara, ubukene bw'igizashwi, niyo nkomoko yo kurwana hafi na kure, inkomoko y'imiruho itandukanye, inzara, inyota, kuri bose, ibitsina byose, uburwayi butandukanye bukaze n'ubworoheje n'ubwo hagati no hagati. Bityo rero Imana imaze kubibona gutyo, Satani yarateje ab'isi agahinda mu bana bayo b'Imana bwite, niko gufata umwana we w'ikinege Yesu Kirisitu amwohereza hano ku isi atubera incungu. Yaraje araducungura, aradupfiririra. Ab'isi nawe ntibamurebeye izuba mu kirago, baramufata, baramukanyaga, baramuhambira, baramukubita, bamukubita n'amahwa n'inkoni, bamutera imisumari mu biganza, bamukorera umusaraba bamuteyeho, bamutera imisumari mu biganza no ku birenge, batsindagiramo imisumari kuri uwo musaraba. Niyo mpamvu mwumva ngo Yesu yapfiriye ku musaraba, atonyoroka amaraso, ava amaraso yose, bamennye amaraso ye ku musaraba. Muri make aradupfiririra, baramaze kumwica, baramuhamba. Urumva nta gushingura kwabagaho. Hashize iminsi 3 arazuka, yigendera mu ijuru, asanga dawe wewe mu ijuru, ari we papa we, data we, ubwo bigumaniriyo. Ariko turacyategereje umwami Yesu na se data Mana, bazaza bakora umuti, n'ubundi babiyo bakadukorera umuti, kuko Imana yasize abagome n'ubugome bwabo n'imirimo yabo amasaha 24, ntibaryama ntibagona, bahora bari maso. Niyo mpamvu ubona abantu bose bafite ibibazo bikomeye kandi bibakomeretsa ibihe byose, abasaza n'abakecuru, ibitsina byose, n'abana bato, abo bose barahangayitse. Nanone mwana muto
ubaza kugira ngo umenye, kubaza bitera kumenya, intabaza irira ku muziro kandi igataha itamenye, ikazarinda isaza itamenye. Bityo rero kuba ubajije bifite ishingiro kuri byose. Niyo mpamvu ugomba kumenya itandukanyirizo riri kuri iyi si, iryatumye Imana igenda ntigaruke, ukabaza barayishimuse se ko hano ku isi hari abantu bashimuta abagenzi babo, n'Imana yaba yarashimuswe nk'uko abantu bashimutwa? Birumvikana Imana bagerageje kuyivangira, twasobanuye haruguru hariya, kubw'imigambi mibisha yabo bituma bata abantu mu kaga, na n'ubu bakikarimo. Yesu rero adupfiririye, ubwo urumva habaye n'imirwano. Nyuma yaho birumvikana yaje Yesu kurwana Satani, amwaka imfunguzo azijyana mu ijuru. Ubu turategereje kugira ngo azaze atubohore. Yaradupfiririye arwana urugamba rwo kutubohora, noneho ibyo yarabirangije. Ubwo imirimo yose isigaye niyo akataraboneka ku Mana, nanone izaza ikora imirimo yayo, izareba abera bayo, none ikora umuti mwiza, irenganura abarenganye, ihane abarenganyaga, ifata imyanzuro itandukanye bitewe n'uburemere bw'ibyaha bakoreye bagenzi babo, noneho izure n'abapfuye bose barengana, se abatararenganye ntituzi uko bizagenda, ariko yanabarenganura ibishatse, hakabaho imanza bakaburanishwa, abahamwa n'icyaha ikabaha ibyaha bya burundu byo gusha bagakongoka, nk'uko twabisomye mu byanditswe byahumetswe n'Umwuka Wera, bakajya ku bihano bya burundu. Hanyuma Imana ikikorera umuti utari umuti uturuka ku butabera bw'abana b'abantu. Umwanzuro umwe nakuka, icyemezo cy'Imana ntabanduka ntasimbuzwa. Imana izaza mu bihe bya nyuma, ku munsi wa nyuma, itariki ya nyuma, Yesu Kristo azaza n'abamarayika bose benshi cyane, ingabo zidatsindwa, bazagota iyi si. Abacumuye birumvikana bacumuzwe n'akamanyu k'umutima se, abacumuzwe n'ibikomeye, ibyo ni akazi kabo, buri muntu azadefanda ibye. Ariko noneho Imana izakora umuti, Yesu areba, atanga n'ingero nawe ko byamubayeho mu gihe yari akiri kuri iyi si. Yarahohotewe, ararenganywa, arakubitwa, yicwa urubozo, yicwa nabi, bamukomereye imisumari ku musaraba, bamushinyagurira, bamutera n'icumu mu rubavu, na n'ubu iryo cumu baracyarimaranira, baramarana, bahiga bagamije guhigura ubwabo, badahigurira Imana, bahigura hagati yabo ubwabo.
wajyana icumu ryatewe Yesu Kristo mu rubavu rwose akumva ngo afite imitsindo, iryo cumu ari aho riri hari noneho n'abarikeneye, iryo cumu rirava he rirerekeza he ubu ngubu. Ubwo ibyo byose bizarangira Imana muri uyu mwanzuro nifata umwanzuro ntakuka, azazana Yesu Kristo, ba Nabi Muhammad na Buddha na ba marayika bagote hose, hanyuma umuti uzakorwa uwo munsi, umwanzuro abantu bose ku isi bazawumenya. Ubwo abazima n'abapfuye nibazuka bose bazamenya umwanzuro nuwuhe. Hanyuma icyo cyemezo ko bafashe neza, bifashe neza, bitwaye neza bagororerwe, ubwo bazajya mu bwami bw'Imana, noneho bibanire akaramata. Naho kubitwaye nabi bagiye bacumura hano ku isi, bakora ibyaha, bakora ibitari byo, abo imanza zabo, imyanzuro y'izo manza nayo izajya habona. Hanyuma Imana izafata umwanzuro wayo bwite ntakuka, kandi uzaba icyemezo cy'urukiko rudahengama, rutabera uriya rugasiga uyu. Ni icyemezo cy'ubutabera koko bw'Imana. Ubw'Imana izakora umuti. Murakoze cyane bana bato n'abandi mwese, muzumvireho iki kibazo umwana muto yabajije, ni icy'ingirakamaro. Mujye mutubariza kuri wa3@ruda.tk no ku Gasaraba 250 783428 uyu niwe perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'umunyapolitike w'ukuri w'amahoro mu Rwanda hose, noneho East Africa, Africa n'isi yose. Umunyapolitike koko, uryama gipolitike, akarya gipolitike, akagenda gipolitike, agatekereza gipolitike, agakora gipolitike, akazenguruka isi yose gipolitike. Umunyapolitike w'amahoro gusa ku isi yose, kandi amahoro si amahane.